Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku kibazo umuvandimwe abaza ku muislamu uhuguje umuhakanyi, ese nawe ku munsi w'imperuka azahorerwa kuri bya bindi yahugujwe uriya w'umuhakanyi? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ba'd, umuislamu uhuguza utari umuislamu n'utari umuislamu nawe azahorerwa, kubera ko urubanza rw'Imana ntirubogama kandi nta n'amahugu abamo, nta n'urenganywa, nta n'uwimwa ukuri kwe. Uyu rero utari umuislamu, kuba atari umuislamu ntibisobanuye ko ukuri kwe kugomba gufatwa uko kubonye cyangwa se kukangizwa. Oya, ahubwo agomba kuguhabwa, niyo ataguhawe azahorerwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka, nk'uko n'abandi bose bazahorerwa. Ibikorwa byiza by'uriya muislamu wahuguje uyu nguyu utari umuislamu bizamukurwaho bishyirwe kuri uriya utari umuislamu, hanyuma ibikorwa byiza nibishira hafatwe mu byaha by'uriya muhakanyi bimushyirweho nabyo, hanyuma nibirangira uyu muislamu azashyirwe mu muriro. Ariko nanone kuko umuhakanyi nawe nta gihembo azabona cy'ibikorwa byiza yakoze kubera ko atemeye Imana imwe rukumbi, ahangaha Nyagasani aravuga ngo waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, hanyuma tuzafate bya bikorwa byiza byose yamajije kubarurirwa no kwerekwa, umunzani uzayibarura abyerekwe, yerekwe n'ibihembo byabyo n'ubwiza yari guhabwa iyo aza kwemera Imana imwe rukumbi. Hanyuma Nyagasani avuga ati faj'alnahu haba'an manthura, niturangiza tubigire nk'ibaye ryanyanyagijwe, ni ukuvuga ngo biteshwe agaciro nyuma yo kuba amajije kubyerekwa. Ni nk'uko nguko n'inyamaswa nazo zizishyurana. Inyamaswa yari ifite ihembe ikarijomba idafite ihembe, kuri uwo munsi ya yindi itari ifite ihembe nayo izahabwa ihembe, hanyuma yihorere kuri ya yindi yayihemukiye. Hanyuma nyuma yaho ngaho nibwo ibintu byose nibimara kwishyurana, buri cyose kimaze gufata ukuri kwacyo, ibitari umuntu n'amajini ibyo ngibyo bizahindurwa itaka. Ahangaha nibwo Nyagasani avuga ngo wayaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, aha umuhakanyi nibwo azavuga ati iyo nanjye nza kuba itaka nk'uko ziriya nyamaswa zibaye itaka. Hanyuma nyuma y'ahangaha rero nibwo nimara kugirwa ibayi, bityo icyo gihe azaba ibyicaro nta handi ari mu muriro, na wa wundi wahuguje nawe agiye mu muriro. Hanyuma ku kibazo kijyanye na shahada ye ntabwo izigera ihabwa uwo ari wese. Ibikorwa byose birishyurwa usibye gusa guhamya Imana imwe rukumbi no guhamya ubutumwa bw'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utarigeze agira icyabangikanya Imana n'icyo ari cyo cyose. Ahangaha Nyagasani azamuha ingurane ya bya byaha yakoze, amuhe n'ingurane ibasha kumwinjiza mu ijuru, ariko nyuma yo kunyuzwa mu muriro no guhanwa no kwezwa no gusukurwa, nyuma yaho ngaho nibwo Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala abagaragu be azabinjiza mu ijuru. Naho kuri wa wundi utarigeze agira icyabangikanya Imana n'icyo ari cyo cyose, abamenyi batugaragariza ko Imana ariyo izishingira kwishyura bya byaha bye bindi na ya makosa na ya mahugu yagiye agira. Hazishyirwa mu bikorwa bye, nibirangira Imana ishingire ibisigaye yishyure babandi bose bahugujwe n'abandi bose babangamiwe, hanyuma narangiza uyu nguyu Nyagasani amushyire mu ijuru ku bubasha bwe n'impuhwe ze n'imbabazi ze. Wallahu ta'ala a'lam.